Niko bimeze ni igitego kimwe cya Rayon Sports cyatsinzwe na n'umuvandimwe Forunganye kuri assist nziza cyane yarahawe na Iragwa Hadji yari ku minota 25 rero. Attention, mpira arafataneza cyane kana mugire Rogers asize mpira kurandi rw'imoso kwa Bugingo Hakim, mpira kwa Nsemane Mabula muri defense ya Rayon Sports, sibiza Bugingo Hakim barahurira hariyo. Attention ariko protege neza, mpira uragenda urarenga kabisa, imvura nyinshi cyane y'umuvumbi ahangaha kabisa hano muri Kigali Pele Stadium. Akaba rero aruko nguko ibintu byifashe, kiri umupira kwa Patrick. Attention, Patrick comeka pasa bariyo barekipera neza cyane. Ndeshimiye Richard ati muri hehe aragacoma kwa Aziz Basane, agiye gupasa kamuguma mu maguru arabacika. Sabye munandagaza amucanye murongo wa kabiri, Basane aragacoma neza cyane imbere izo cyiza cyane. Igitego cyubatswe mu buryo bwa gihanga bukomeye cyane. Yitwa Azizi Kulanya Basane, azamukanye umupira kuri hagati mu kibuga, acenga abakinnyi babiri b'ikipe ya Vision, atanga pase ku muvandimwe bita Forunganye hindura umupira awugarurira mu rubuga rw'amahina uwo bita Ndayishimiye Richard awusunikira Mwirekeve arawusimbuka awurekera Iragwa Hadji ahita atereka mu bawu. Abakinnyi bane bose bakoze icyo bita kubaka iki gitego. Mbega igitego cyiza cyane Rayon Sports yari giteguye neza cyane. Rayon Sports 2 Vision ubusa. Mbona Claude kocha Abdou Mbarushimana wa Vision n'umwungirizo we Kamarade n'abandi batoza ba Vision n'abakinnyi bose ba Vision baraba baratuka Dodosi, umusifuzi wa mbere w'igitambaro. Abdou Dore mutuka cyane, aragenda abwira Cucuri nawe aramutuka avuga ati ibintu mukoze ni ibiki. Kamarade tuka Dodosi avuga ati toka wewe nta nubwo tukwemera. Karita agomba kwirya Kamarade. Karita bayihaye nde? Bayihaye Mazimaka. Kubera ko barimo barasubizanya na Kamarade. Tukana bikomeye cyane hano bigenze bitese. Ese bararekera mikira sibizi. Bararekera ko Forunganye ashobora kuba yaraririye. Nicyo kintu bashaka kuba bari kurekerama bavuga ko Dodosi yabamuretse ngo arari muri oruje. Ibyo ni ibindi iminota 2 y'inyongera bongewe rero. Apo ntabwo yarari muri oruje. Muri amashusho ndimo ndareba hano kuri Magic Sport TV. Igice cya mbere cy'umukino kikaba kirangiye hano kuri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya Rayon Sports yoboye n'ibitego 2-0. Ibitego bya Forunganye ku minota 25 ku mupira mwiza cyane yahawe na Iragwa Hadji, ariko nawe bimuhereyeho bimuturutseho aravuga ati reka nubake ubu buryo bw'igitego. Hanyuma Hadji nawe aterekamo igitego cya kabiri mu minota y'inyongera bari bongeyeho. Ase ngenda shaka kumva interview ya Robertinho nyuma y'iki gitego. Aravuga ko noneho bakina nk'ikiza. Yavuga ko bakina nka Barcelona, avuga ko bakina nka Brazil. Uyu munsi sinzi ibintu ari buze kuvuga, ariko ni igitego cyiza cy'abahanga kabisa cyubatswe mu buryo bwiza cyane. Half time ibitego 2 by'ikipe ya Rayon Sports kuza bw'ikipe ya Vision. Hagati aho ishuri rikuru ry'abaprotestant mu Rwanda ryitwa Piasi riramenyesha abantu bose bifuza kwiga cyangwa gusubukura amasomo ko bakomeje kwandika abanyeshuri bashya mu mwaka w'amashuri 2024-2025. babazaniye amaprograma atandukanye: Bachelor of Education in English, French, English Kiswahili, English Kinyarwanda, French Kinyarwanda, French Kiswahili, Mathematics and Economics, Mathematics and Geography, History and Geography, Economics and Entrepreneurship, Postgraduate Diploma of Theology in Pastoral Ministry and Postgraduate Certificate of Theology in Pastoral Ministry. Kwandika bikorwa minsi yose y'akazi ihuye ni Rubengera mu karere ka Karongi, cyangwa se online application ikorwa kuri wa3 akadomo pias akadomo acha akadomo rawa. Wanahamagara 078 51 50 811 cyangwa ugahamagara registrar ushinzwe kwandika abanyeshuri kuri 0782
23 55 66. Akarusho PIAS ifasha abanyeshuri batsinze neza kwimenyereza umwuga internship mu bihugu nk'Ubudage ndetse no mu Buyapani. Mugane PIAS mwandikishe rwose. Hanyuma rero reka muri studio za Radio Rwanda nakire umuvandimwe wacu Rugaju Rigan akore ibyazi kurusha ibindi yitwa gusesengura Rigan. Ibitego bibiri bya Rayon Sport ku busa mu gice cya mbere cy'umukino. Ni vision mu by'ukuri wabonaga yiteguye cyane ndetse ari byo byatangazwaga yaba ari lokara abakinnyi bakinnye bakoze nako yaba ari Abdou Barshimana yavuga ko ari umukino bahaye agaciro nyuma yo gutsinda Bugesera bavuga bati turakomeza muri iyo spirit. So igice cya mbere cy'umukino kibonye gute imbaraga nke za vision ziturutse kugira ngo batsindwe ibitego bibiri? Urakoze cyane kwizigira. Ingingo ziganirwa hano ubwo zita ziba izo kubanza kujya mu kibuga. Iyo Rayon Sport irimo irakina muri iyi minsi irabanza igategeka amakipe yose ahanganye nayo kwitegura gukinira kuri tempo iri hejuru cyane. Rhythm of the game, umukino uburyo ugenda. Abumva radio mubyumvira mubogeza, abareba match mubirebera mu buryo match yiruka. Kuri bamva kwizigirana na Rugangura bavuga ngo hererekanya vuba atanga passe, kuri bamva byihuta. Uwo muvuduko ni ikintu cya mbere kiva mu myitozo kugira ngo ikipe ibashe gutozwa ikora ibyo bita ama transition ariko yihuta cyane. Nukuvuga ngo ntabwo Rayon Sport igumana umupira buri kanya, iratakwa. Garde wa vizi ashaka kudegaje, umudefenseur wa vizi ashaka kuransa umupira ujyana imbere. Ese niba uvuye kuri vizi ukagera kuri Rayon, bifata Rayon Sport umwanya ungana ute kuva mu kibuga cyayo iza ku izamu rya viziyo? Biriruka cyane, birihuta cyane. Byihutishwa n'ikirero, byihutishwa nuko akazi gakorwa hagati mu kibuga n'abakinnyi barimo Roger, Richard na Muhire Kevin badatindana umupira, ahubwo bizera impande zabo ziriho umusore Iraguha Hadji ndetse na Aziz Basane Kulanya. We unihutisha umukino cyane 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 cyane. Aba bakinnyi iyo bagiye kubona umupira mu mpande bahura na Omborenga wazamutse, bagahura na Bugingo wazamutse ku rundi ruhande, hanyuma hakaza Muherekeve ushaka kwihengeka ku ruhande rumwe cyangwa ushaka kwihengeka ku rundi ruhande, mu gihe ariho bagiye kwatakira. Byumvikane gutya, niba baro wenda Roger yatse akayiha Richard, Richard niba kirisha uruhande rw'iburyo, wenda ugasanga hari Basane ari kumwe na Omborenga, usanga hari umukinnyi nka Keve waje kubaha support. Bitanga iki kuri Rayon Sport? Niba hari umukinnyi nimero 2 wa adversaire n'umuwinga wo kuri urwo ruhande baje gufasha kugira ngo bazibire, bisanga muri situation y'abakinnyi batatu bareyo kuri babiri ba opponent. Muri situation zose Rayon Sport making sure ko ifite extra player, ubaha icyitwa extra pass ujyanyije na opponent. Ababikreya gute? Abakura abakinnyi babi inyuma bakaza bagagara ku murongo abanyamikibuga kabiri, hanyuma agakina mu kibuga cyawe ari benshi. Noneho wowe ukuntu bisanza, bamwe bakajya ku ruhande rurengurirwaho, abandi bakajya kukweza ikibuga ku rundi ruhande, abandi bakajya muri boxi, abandi bakajya inyuma ya boxi, bituma abagura ikibuga kikaba kigari. Nawe ugomba guhita ukora ku buryo abakinnyi bawe bugarira batatana nyine bakajya gufata ibyo bice bitandukanye abakinnyi ba Rayon Sport bahagazemo. Now icyo bakora ni ikirere, iyo barimo barazamura umupira bajya mu izamu Rayon Sport, yaba igitego cya mbere cy'umutwe, yaba ari n'iki cya kabiri batsindishije ikirenge, ntabwo batera umupira bawutereye hano barengurira umupira hano hagana kuri corner. Abamaking ashaka ko bakoze icyitwa cutting cyangwa bageze mu cyo bita demi espace mu mupira. Nuko kwinjira byibura mu ruga rw'amahina aho rutangirira ariko usa n'uturuka muri corner. Tuvuga uvuye muri corner uratambitse uri kujya mu izamu, ukinjira muri box wa murongo neza wenjira muri box ariko ku muntu uturutse muri corner. Iyo bamaze gukandagira neza mu ruga rw'amahina, nta metero eshatu zirimo hagati y'ahantu umukinnyi atera
ahagaze n'ahantu atanga umupira. Nuvuga ngo kuva hano kuri uno murongo winjira muri box cyangwa se muri penalty, naho bari gutanga imipira nyine muri penalty neza hari abaterera penalty. Niba harimo metero nyinshi zishobora kuba nk'eshatu enye cyangwa eshanu, ni hafi cyane. Bibafasha iki? Pasi ya ovyo, pasi mbi cyane. Bugingo akimara cyo Kororo zamukira Ibro, attention, Cengo, pasi ya ovyo, pasi mbi cyane. Bugingo akimara cyo afite gundagurana murandwe umuso. Bugingo akim mbaraga hariya bumva n'umutsi, ariko kufra kipe Rayon Sports nibyo. Bugingo akim nibyo kabisa, kufra bari telefavubo. Attention, iraguha yahinduye iruhande. Hadji arafungira murandwe Uburyo, aragusigana ureba nabi. Hadji iraguho terekamo Folnganye bita iragwaje azamuka mu ruhande rw'iburyo, baramukura bamushyire hasi aranga, aratekereza atasengwe hasibiye penaliti arabyanga, akoze ibaba hasi arimo aragwa banda, azamura umupira mwiza cyane, asanga Folnganye ahagaze imbere y'izamu, nta kindi akozemo, anadondosha kichwa, akubitaho umutwe, atereka umupira mu izamu, inshundura ziranyeganyega neza cyane kabisa. Igitego cya Folnganye ni cyiza, ariko akazi gakomeye cyane gakozwe n'uyu mwana wa Zakayove. Uyu mwana witwira guha Hadji zamukana umupira, agenda byigana n'uyu munyagana witwa Stephen Boni, agenda mushyiraho agatuza n'umubiri. Hadji rero yanga kugwa neza, umupira ugiye kurenga arawuhindura, arawataka neza. Folnganye awushyira mu izamu, abareba barashaka cya kabiri, gatora Folnganye nanone imbere y'izamu arinjiro, arayiposo, controle basone, mutwe muzamu arawufata. Bienveni Desire arawufata neza cyane, Bienveni Desire. Umupira Folnganye arahinduye ukura iruhande rw'iburyo, awushyira kwa Aziz Basane Kuranya, ashyiraho n'umutwe ariko umupira muzamu arawufata. Umunota 26 w'umukino, kimwe cya Rayon Sports ku buza bwa Vision. What a goal! Ariko pase yo n'uruhehemure pe, pase n'uruhehemure. Hanyuma rero nababwiraga ko umuntu watsindiye imodoka muri Ikubire Loto, umutingito w'ibihembo, yitwa Nzamurambaho Adrien, n'uwa Kamonyi aranguza ibitunguru.